mbabwira inkuru ziri mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Hari umwana w'ikirara ngo yifatiye gahunda aravuga ati jewe aho kugira ngo ngume mpemukire data subiye iwacu ahantu ndi ni habi, reka nkubwire wowe wakinguriye Satani aho uri ni habi, garukira so. Ngo aravuga ngo kwa data hariyo abagaragu kandi bararya bagasigaza, naho jewe inzara insinza. Ngo afata icyemezo ngo yisubiramo akihinguka kure. Muribuka izo nkuru z'umwana w'ikirara wavuye iwabo yinjiwemo n'umwuka. Ibaza umwuka wo kumukura mu bwiza bw'Imana, mu kumukura mu Mana, akajya gutorongera, akajya guhemuka. Abantu benshi bari kuva mu bwiza bw'Imana, bari kuva mu rukundo rw'Imana, bari kuva aho Imana yabagirira neza. Nongeye kubasuhuza kandi mbifuriza umugisha w'Imana. Uyu ni wa mwanya tuganira ijambo ry'Imana. Munyemerere dusenge Imana ibane natwe. Mana yacu, Mana nziza, Mana y'urukundo, turagushimira ko uru rukundo kandi urukundo warutugaragarije ubwo waduhaga Yesu kugira ngo adupfire ku musaraba. Turaguhimbaje Mana yacu kubw'urukundo rwinshi wakunze abari mu isi. Rero bana natwe kandi ijambo ryawe Mana uridufashishe, rifashe umuntu wese, rimwigishe, rimuhugure, rimuyobore inzira nziza. Urakoze Mana kubyumvise kandi kubikoze tubyambaje mu izina rya Yesu. Amen. Ubushize twaganiriye ku ntego ivuga ngo kurwanya umwuka ushaka kwica inzozi zawe. Twasomye ijambo ry'Imana riri mu rwandiko rwanditswe na Yakobo, igice cyaho cya 5 umurongo waho w'8 n'u9. Harimo ijambo rivuga ngo mumurwanye mushikamye mufite kwizera gukomeye. Dusoma no mu Befeso igice cyaho cya 6 umurongo w'10, hari amagambo avuga ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Uyu munsi rero ndagira ngo dusome ahantu habiri ijambo ry'Imana, hanyuma tuganire ku guhangana no kurwana n'uyu mwuka ushaka kwica inzozi zawe. Munyemerere dusome ijambo ry'Imana riri mu rwandiko Paulo yandikiye Abefeso igice cyaho cya 4 umurongo waho wa 27. Abefeso 4:27 hari amagambo avuga ngo kandi ntimubererekere Satani. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana nanone tubona hano mu gitabo cy'Itangiriro igice cyaho cya 4. Turasoma duhereye ku murongo waho wa mbere turageza ku murongo waho wa 7. Hari amagambo avuga ngo kandi uwo mugabo atwika Eva umugore we inda, abyara Kayini, aravuga ati mpeshejwe umuhungu n'Uwiteka. Arongera abyara Abeli murumuna wa Kayini. Abeli aba umwungere w'intama, Kayini aba umuhinzi. Bukeye Kayini azana ituro ku mbuto z'ubutaka ngo aziture Uwiteka, na Abeli azana uburiza bw'umukumbi we no ku rugimbu rwawo. Uwiteka yita kuri Abeli no ku ituro rye, maze ntiyita kuri Kayini n'ituro rye. Kayini ararakara cyane agaragaza umubabaro. Uwiteka abaza Kayini ati niki kurakaje kandi niki gitumye ugaragaza umubabaro? Nukora ibyiza ntuzemerwa, ariko nudakora ibyiza ibyaha byitugatugira ku rugi kandi niwe byifuza, ariko ukwiriye kubitegeka. Hano tubonye ijambo ry'Imana ritubwiye ngo ntimukabererekere Satani. Satani twabonye ko ari wo mwuka turwana nawo. Turwana n'umwuka mubi. Bibiliya avuga ngo uwo mu kirere. Satani akorera mu kirere, akorera mu bantu, akorera mu isi, kandi biravuga ngo azerera nk'intare ashaka uwo aconcomera. Uyu mwuka ni umwuka uhora muri patrouille, uhora ushakisha, uhora ushaka umuntu winjiramo kugira ngo umugirire nabi. Uwo winjiyemo uwo ari we wese umugirira nabi. Dusomye inkuru z'umuryango twabiganiriyeho ubushize. Adamu na Eva ni abantu Imana yaremye kandi bari bafite inzozi zo kubaha Imana, kandi Imana nayo yabashakagaho ko bayubaha, kuko Imana ishaka kubahwa
n'abantu bose n'indimi zose n'imiryango yose. Aba bantu rero yari yabaremye, ibarema ibafiteho umugambi ukomeye, ariko baza kurangara. Wakwibaza uti ese Satani ajya arogoya umugambi w'Imana? Ariko ntabwo Satani ashobora kurogoya umugambi w'Imana, ariko umuntu ashobora kurangara ahubwo akarogoya umugambi w'umwana w'umuntu ku buzima bwe, kubera ko Imana ifite uburyo yabigenje, ifite ukundi yabigenje, na tuzabona hirya nidukomeza kuganira. Kuko Imana ntabwo yigeze umugambi wayo wo kugira ngo abantu bayubahe, abantu bayiramye, abantu bayiheshe icyubahiro, ntabwo yigeze n'uyu munsi ibireka. N'uyu munsi uwo mugambi yarawukomeje. Ariko ikibabaje gikomeye n'uyu muryango wakinguriye Satani abagwa nabi mu buryo bukomeye. Aho nshaka kuvuga ni iki, cyangwa se icyo nshaka kuvuga ni iki: uyu muryango waje kubyara abana babiri, nibo hano tubonye, nubwo nyuma baje kubyara abandi. Ariko bano bana Satani yinjiye muri bo, yinjira mu musore wari umusore w'imfura, umwana mwiza witwa Kayini. Ariko Satani ngo amwinjiremo, Imana iramusanga vuba vuba, kuko bari abantu bakoreraga Imana, bubahiga Imana, batanga amaturo. Ikigaragara bari abantu basenga, bari abantu batamba, bari abantu bakora ibintu byiza, ngo bafata gahunda yo kujya gutambira Imana. Adamu ntabwo yari ahari, na Eva, abantu ubwabo nibo bavuze bati reka tujye gutambira Imana, mu mitungo dufite, mu migisha dufite tugende. Umwe abikora nabi, undi abikora neza. Imana rero ukuntu imeze, iyo ukoze nabi irakugaya, iyo ukoze neza iragushima. Hanyuma Bibiliya itwereka ko Imana yashimye Abeli, ariko igaya ituro rya Kayini. Kayini arabimenya, biramubabaza, ariko Imana imuha amahirwe ya kabiri. Iramubwira ngo Kayini, niki gitumye ugaragaza umubabaro? Nukora ibyiza ntabwo uzemerwa, ariko nutabikora ufite ibyago bikomeye. Dore ibyaha byaje. Satani, ubundi ikintu Satani akora iyo ashaka kugira ngo yice inzozi zawe, ikintu agukorera, yinjiza icyaha mu buzima bwawe. Iyo icyaha cyamaze kwinjira, ubwo biba birangiye, ejo hawe haba hapfuye. Icyaha gishobora kwica umusore agapfa neza, inzozi ze zikarangira, bitewe nuko muri we hinjiye icyaha. Urugero, ashobora kuba yenda yashomera, Satani ikamubwira iti genda wibukire vuba vuba. Iyo akoze iryo kosa rikomeye, ashobora kwisanga ubuzima bwe bwose muri gereza, kandi inzozi ze zose zikaba zipfuye ubusa. Hari ibyaha biriho ubu ngubu bikomeye, ibyaha byo gufata abana, cyangwa se reka tubyite ubusambanyi. Kuko gusambana, yenda igihugu cyo amategeko gifite ukuntu abana gihana cyane, abandi yenda gifite uko amategeko abivuga, ariko ku Mana yo byose ni ibyaha. Iki cyaha umuntu ashobora kugikora n'igihugu, amategeko y'igihugu akamuhana yihanukiriye, ugasanga inzozi ze zirapfuye. Nshatse kubabwira iki? Iyo Satani yinjije icyaha mu buzima bw'umuntu, ubuzima bwe, inzozi ze zose ziba zigize gute? Ziba zirangiye. Aha ngaha rero Imana ibwira Kayini, iramubwira iti Kayini, ibyaha bikumereye nabi, ibyaha nabibonye ku mutima, birimo biragenda biza ku mutima biritugatuza, ni byinshi cyane. Uyu muhungu aho kugira ngo avuga ati ngize amahirwe, Imana irankebuye, ahubwo aravuga ati ngiye kubikora. Buriya hari ukuntu umuntu usanga yamaramaje gukora ibyaha, ukagira ngo hari uwahima, kandi ari we wihima. Imana iramubwira ngo rero ntwaye amahirwe ya kabiri, nukora ibyiza uzemerwa, genda uture, genda ukore neza, genda unkorere neza, ndaguha amahirwe. Umuhungu ngo kubera ubugome yari afite, ariko wakwibaza ubundi aba bana ko batigeze babona umuntu wica, ko Adamu atishe nyina ngo yice Eva, ko nta bwicanyi bwari bwakabaye, ko nta moko, nta miryango, nta ki. Ibi tubona amoko usanga amacakubiri ashingiye ku moko, amacakubiri ashingiye ku madini, amacakubiri ashingiye ku bintu bitandukanye, ku mitungo, ibintu byinshi ubona ku isi bimaze kuba ibintu birenze by'indengakamere. Kuki aba bantu bari babiri bavuka ku mugabo umwe n'umugore umwe? Uyu mwuka wo kwicana wavuye? Uyu mwuka ni wa wundi ufite umugambi wo kubicira inzozi, wo kwica inzozi. Inyigisho
ushize twabonye ko Adamu amaze kwinjiza uyu mwuka mu rugo rwe wagize ingaruka no ku bana be. Aha rero ngira ngo dutekereze, uyu muhungu yinjirwamo n'umwuka wo kwica mwene se, muvandimwe. Uyu mwuka iyo winjiye umuntu ntatinya umuvandimwe, nabyo bivuga ngo bafitanye amasano, aho gusanga aho ngabo banangana cyane. Uzasanga imiryango myinshi abantu bafitanye amasano cyangwa se bafite ibyo bapfana bangana mu buryo bukomeye, ugasanga nibo bangana kuruta abandi. Ariko nta kindi kibitera, burya baba baraberekeye Satani, baba barakinguriye Satani akinjira. Kandi iyo Satani yinjiye nta byo kureba ngo uyu nguyu mwonse rimwe, ngo muravukana, ngo ni ubwoko bumwe nawe. Satani akugwa nabi kuko n'umwanzi w'abantu bose. Kayini yinjirwamo n'umwuka wo kuvuga ngo ngiye kwica mwene data. Umuntu wakwibaza buriya yashakaga iki? Se yumvaga ari uzemerwa, yumvaga Imana ubutahasi izaza ikamushima? Ntabwo mbizi. Ariko Satani agira ukuntu abeshya abantu. Ashobora kuba yaramubwiye ati nibwo uzatura neza Imana igushime, nta muntu muzaba muhanganye, genda umwice. Ariko yari akoze ikintu gikomeye ku buzima bwe. Turaza kureba ukuntu uyu mwuka wabaye mubi kuri Kayini, ndetse uyu ni umwuka unakomeza n'uyu munsi, uracyakomeje. Uyu mwuka wa Kayini, twibuka ko Kayini nubwo yapfuye, ariko umwuka ntabwo ujya upfa. Umwuka urakomeza, urimuka. Uyu umuntu apfuye, umwuka uba urangije misiyo yawo, uhita winjira mu wundi. Niyo mpamvu n'uyu munsi ba Kayini baracyahari, n'abandi. Hanyuma iyo dusomye tubona ko yagiye akamwica, ajya ahantu aramuhisha, arigarukira. Imana iramubaza iti icyo wakoze icyo ni iki? Icyo kintu wakoze ni igiki? Iyo umuntu yinjiwemo n'umwuka akora ikintu kirenze, ikintu kitakwinjira no mu bitekerezo by'abantu. Nyandebe by'abantu bakora nkibaza, aba ni abantu kandi wamureba ugasanga ni umuntu rwose akaba ati genda nasenga, mfite n'idini, naranabatijwe, naranakomejwe, nanabatijwe mu mazi menshi, bintu nk'ibyo ngibyo. Ukibaza ese byaturutse kuki? Ntabwo bitangaje kuko n'abana b'abantu b'Imana ba mbere babanye n'Imana, bafite ubuhamya bufatika, bakoze amabi. Ntabwo rero ari abantu, burya ni umwuka ubakoresha, ni umwuka wa Satani, ni umwuka mubi. Iyo umuntu awuhaye umwanya uramwica, umwicira ejo. Urabona Kayini yarongeye kugira ejo, yaratekereje. Buriya hari abantu tugira bayoborwa n'ibyahise, agahora umutima yarawujyanye muri past, mu gihe cyatambutse, umubwira ngo wishe Abeli, warahemutse, wakoze gutyo. Ugasanga niwo ahora agenda ibirenge bireba imbere, ariko umutima ukuri inyuma ureba ku byatambutse. Burya abantu benshi bagengwa no guhora bibaza amakosa bakoze mu gihe cyatambutse. Umuntu agahora arogereta, ahora yicuza, avuga ati iyo ntabikora, iyo mbimenya. Ndagira nkubwire rero wowe utarabikora, wowe utarasaya, nyamuneka irinde uyu mwuka, ushobora kuzagukoresha impanuka. Kandi burya iyo ugenda umutima ureba iriya, ni impanuka gusa mu buzima. Ndagira ngo nkubwire ngo rero irinde guhemuka, kuko nukomeza guhemuka uzajya ugenda wibaza, uzajya ugenda utekereza, uzajya wibuka ibyakubayeho, wibuka ibyo wakoze, umutima ukurye. Rero uyu mwuka wa Satani ni wowe ugirira nabi umuntu. Imana ibwira Kayini, iravuga iti icyo ukoze ubaye ikivume, n'igicamuke n'inzererezi, wikururiye ishyano. Uyu ni umwuka mubi. Reka mbabwire ikintu gikomeye. Ubundi uyu mwuka niwo mwuka w'abisi wa pagani bose, abantu batizera Imana. Mu rwandiko rwanditswe na Yohana rwa mbere ibice 5:19 b havuga ngo abisi bose bari mu mubi. Ndetse Bibiliya ivuga ko abisi ni bene bafitiye umwuka wa Kayini, ni bene Kayini. Uyu ni umwuka ukomeza uba mu bisi, kandi nk'uko Kayini yuzuye umwuka urwanya Abeli, uyu mwuka urwanya umwuka w'Imana. Abisi usanga badakunda ab'ijuru, ntabwo bakundana, ni umwuka udakorana. Buriya abisi iteka bagira nabi, abisi ni babi, ni umwuka mubi rero, ariko birangira nabo ubagiriye nabi kuko ntibazajya mu ijuru. Ikintu cyambabaje, urubyaro rwa Kayini nta muntu n'umwe warenze
umwuzure wo kwa Nowa. Abantu ngo Kayini yaje kubyara abantu baba benshi b'ibigabo bakomeye ngo babibirangirire, ariko nta numwe, muzasome mukurikire, nta numwe wambutse umwuzure, bose bashiriye bishwe n'umwuzure. Abantu bambutse nabo mu rubyaro rw'uwitwa Seti. Muzakurikire. Uyu ni umwuka rero uzica abawufite bose, uzabarangiza. Ni umwuka mubi. Rero umwuka nawe wagufata. Bibiliya yavuze ngo ntimubererekere Satani, kubera ko uba ushaka kwica fitire yawe cyangwa se kwica ejo hawe. Ndagira ngo dusenge Imana, ariko dutekereze kuri uyu mwuka. Uyu mwuka wa Kayini urahari. Mwuka wo gukora ibyaha, mwuka wo guhemukira Imana, mwuka wo kugomera Imana. Ni umwuka uhari, kandi uhari mu batamba, uhari mu basenga. Uyu mwuka uhari uri mu bantu benshi, ariko uzabagirira nabi, ntabwo bazajya mu ijuru. Nk'uko Kayini n'urubyaro rwe batambutse umwuzure, n'abandi nabo bazarimbuka abantu batazarenga, kubera ko bemereye Satani, kandi Imana yarabahaye amahirwe yo kwihana. Njya mbona abantu benshi bati twabihozemo, natwe twarabatijwe, ariko twabivuyemo. Kankubwire, niba hari n'umuntu uzamubwire ngo ngwino wikina na Satani, kuko niwe azagira nabi. Twababwira inkuru ziri mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Luka. Hari umwana w'ikirara ngo yifatiye gahunda, aravuga ati jewe aho kugira ngo ngume mpemukire data, subiye iwacu, ahantu ndi ni habi. Reka nkubwire wowe wakinguriye Satani, aho uri ni habi, garukira so. Ngo aravuga ngo kwa data hariyo abagaragu, kandi bararya bagasigaza, naho jewe inzara insinza. Ngo afata icyemezo ngo yisubiramo, akihinguka kure. Muribuka izo nkuru z'umwana w'ikirara wavuye iwabo yinjiwemo n'umwuka. Ibaza umwuka wo kumukura mu bwiza bw'Imana, mu kumukura mu Mana, akajya gutorongera, akajya guhemuka. Abantu benshi bari kuva mu bwiza bw'Imana, bari kuva mu rukundo rw'Imana, bari kuva aho Imana yabagirira neza. Ugasanga baratorongeye, bagiye mu byaha, bagiye mu buraya, bagiye mu bwicanyi, bagiye mu guhemuka, bagiye mu kwiba, bagiye mu kwiyangiza, mu biyobyabwenge. Umwuka mubi uri kuzerera, kandi cyane ndetse muri ibi, kandi urimo uragenda uba mwinshi cyane, urimo uragenda ukumbanya benshi. Ariko umuhungu ngo aravuga ati rero ngiye kugira ngo nkomeze mfire hano muri izi ngurube. Ngo yari yaragiye mu gihugu cya kure, arazerera ajya mu gihugu cya kure, ngo bamuha akazi kabi cyane, kanuka, akazi kabi cyane, ngo asangira n'ingurube, ngo akajya yifuza n'ibyo zisigaje, kandi ari umwana w'umuntu w'umukire. Ngo ageze aho umutima mwiza uramusanga, biravuga ngo ni igihe cyo kugendererwa n'Imana. Asubira kwa se, ngo aramubwira ati data nahemukiye mu ijuru, ndanaguhemukira, none ntabwo bikwiriye ko nitwa umwana wawe, mpaka mb'umugaragu. Ariko Imana ni inyembabazi, igihe cyose umuntu ahindukiye imugirira neza. Ndagira ngo rero abari gukurikira ubu butumwa bwiza, haba harimo abakristo, nyamuneka muhaguruke tujye kuzana bari abantu bahindukire, batazarimbuka. Tubazane kwa data, tubabwire ngo nimusubire kwa data. Hari amahirwe ya kabiri nk'uko Imana yahaye Kayini, ariko Kayini yapfusha ubusa. Rero nshuti, niba utarakizwa, hindukirira Yesu. Niba warakijwe ukagwa ukamera nka Kayini, garuka, kubera ko ntabwo uzarenga akaga kagiye kuza mu minsi iri imbere. Ntabwo uzaharenga nk'uko Kayini n'urubyaro rwe batarenze umwuzure, niko nawe utazarenga igihano cy'Imana ku isaha y'Imana, Imana igihe yabigeneye. Ndagira ngo dusenge, kandi Imana yiteguye kukugira neza igihe cyose wayigarukira. Sengeye umuntu wese watewe. Muri iyi minsi abantu bari guterwa, bari kwinjirirwa. Biravuze ngo ntibakaberekere. Abantu barakinguye, si no kubererekera, bubatse imiryango, barakingura rwose, bakingurira shitani irinjira. Aba bantu turabasengeye mu izina rya Yesu. Ndi kubasengera mu izina rya Yesu. Uyu mwuka nugende, kuko icyo ugamije ni ukubahemukira, ni ukubagira nabi. Mu izina rya Yesu dusengeye rero abafata icyemezo cyo kugaruka kwa data, kugira ngo ubate
ubatere umwete, ubahe imbaraga, bagaruke vuba biruka, kuko hanze ni habi. Mana turagushimiye ko uyu mwuka utsinzwe mu mutima wumvise ubutumwa bwiza, kubwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Imana ibahe umugisha. Tuzakomeza ubutaha tureba uyu mwuka uburyo ushobora kwica inzozi. Tuzareba uburyo washatse kwica inzozi, ariko umuhungu arawuhishurirwa aratsinda. Ahangaha twabonye Kayini atsindwa, ariko uwo tuzaganira nawe ubutaha tuzaganira ku muntu washoboye gutsinda uyu mwuka. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu, amen.